twategetswe n'Imana kubaka ubuturo bwera. Igihe Abisirayeli bageze mu butayu, bategetswe n'Imana kubaka ubuturo bwera. Umunyabyaha yazanaga itungo, akaba afite umutima umenetse, yicaga itungo ritagira inenge, maze akabarwaho gukiranuka. Umunyabyaha yazanaga itungo, akaba afite umutima umenetse, yicaga itungo ritagira inenge, maze akabarwaho gukiranuka. Urukundo rw'Umukiza nirwo rwahanaguye rwa rwandiko rw'imihango rwaturegaga ibyaha. Urukundo rw'Umukiza nirwo rwahanaguye rwa rwandiko rw'imihango rwaturegaga ibyaha. Yesu ati Imana ntabwo yishimira ibitambo n'amaturo by'ibyaha, nagiye mu isi gucungura umuntu, imibyimba ye ntiyadukirisha. Yesu ati Imana ntabwo yishimira ibitambo n'amaturo by'ibyaha, nagiye mu isi gucungura umuntu, imibyimba ye ntiyadukirisha. Ntihakiriho gutamba ibitambo by'ibyaha, amaraso y'Umukiza ntiyabasha kutweza. Ntihakiriho gutamba ibitambo by'ibyaha, amaraso y'Umukiza ntiyabasha kutweza. Kuko Uwiteka ntabwo yishimira ibitambo n'amaturo by'ibyaha, twatsindishirijwe na Yesu gusa, imibyimba ye ntiyadukirisha. Kuko Uwiteka ntabwo yishimira ibitambo n'amaturo by'ibyaha, twatsindishirijwe na Yesu gusa, imibyimba ye ntiyadukirisha.